murakoze. Imana ibahe umugisha. Nyine bintu birari cyane cyane. At least nzi ko mama ari ahantu heza, nicyo kintu cyonyine mfite cyo kwishimira, ibindi byose ni bibi cyane. Ni njyewe mutoya mu rugo, ni njyewe ucurabwe. Imyaka myinshi twarabanye, abandi baragiye ku ishuri, anyigisha ibintu byinshi, angira umuntu. Mama yandinze gusamara, ama gutuza mu bibazo, akajya anyigisha ukuntu ngo bigenda. Ikiruta byose anyigisha gukunda Imana, anyigisha no guteka. Burandabizi cyane kubera mama. Anyigisha gufasha abantu, kubera ko yarambwiye ngo ineza irandura. Kumubona ndi kumushyingura ibyo bihe bibi ngize kuva mvutse, ariko yanyigishije gukomera, ambwira ko ibibazo iyo bibaye byinshi ngo Kristo aba agiye gutabara. Habaye umuganda, mwe mwabonetse, Imana ibahe umugisha. Simfite byinshi byo kuvuga, ariko reka mbasangize gatoya ku makuru ya mama. Uyu munsi ngiye gushyira mu gitaka nazongera kubona. Yari inshuti yanjye cyane, yari urukundo rwanjye. Ntabwo mbuze mama gusa rero, buriya mbuze urukundo rwanjye. Ariko abura amasaha make ngo ave ku isi, yarampamagaye asaba ko banzana. Imodoka yanjye yari yagize ikibazo, ntega moto njya kumureba, afata mu biganza, akajya ambwira utuntu twinshi, ariko ambwira ati ndi kubabara, ariko mu mutima ndumva nezerewe. Arambwira ngo wabyumvishe bya bintu? Avuga ntibishye. Ati kwa kuntu ubabara ku mubiri ariko ukumva umutima uranezerewe, ati ibyo bintu ndi kubyumva. Ndongera ndagenda, ngeze hirya nibwo mama mudogo yampamagaye. Ambwira ati yagusezeraga, buriya yatahaga. Yari umubyeyi wanjye, yari inshuti yanjye, ariko ni isomo mu buzima rikuruta ayandi nabonye. Iyo ntagiriye umubyeyi, ni ukuri ntabwo umwana murinda habi. Gusa uyu munsi nizeye ko byibuze yaruhutse. Amazu si ku wundi, mama yababaraga cyane, kugeza aho yambwiye ati uburibwe nimba ari ukuburyana, umuntu akareka kwihakana Imana, kuko Imana irakomeye. Uyu munsi nubwo mbabaye, ariko nishimyemo ko atakiri kubabara. Mwakoze Imana umugongo umuryango wanjye, ariko muradusengere cyane, munsengere. Sinzi kubaho nafite mama, ariko yarambwiye ngo nimubura at least nzizere ko mfite Kristo. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nubwo mbabaye, ariko nishimyemo ko atakiri kubabara. Mwakoze Imana umugongo umuryango wanjye, ariko muradusengere cyane, munsengere. Sinzi kubaho nafite mama, ariko yarambwiye ngo nimubura at least nzizere ko mfite Kristo. Imana ibahe umugisha.